Okay, mbanje kubasuhuza mwebwe mukurikira Imana Irakiza TV, ndabasuhuje mu izina ry'umwami Yesu, babwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hanyuma ndagira ngo mvuge aka kantu, mu minsi yashize nakoze impanuka, niyo mpamvu mutabonaga filme nkuko bisanzwe, ariko muri no minsi igiye kuza tuvuye mu minsi bikuru, ndatangira nongere nkore video, ndatangira nongere ngaruke nkina filme nkuko bisanzwe, kandi pe turabakunda natwe abantu mudukurikira, natwe turabakunda rwose. Ikindi cya kabiri cyaka kubaganiriza akantu gatoya, cyaka kubabwira ukuntu muri no minsi mikuru umuntu yakitwara. Kuba warayizigamye cyangwa warasevinze ni byiza cyane, ariko ndagira ngo nkubwire aka kantu, wibuke yuko kunywa ukarenza igihe ku bantu banywa inzoga cyangwa se banywa ibisembuye ari ikibazo. Cyambere ushobora kunywa ukajya gutwara imodoka, polisi ikaba yagufata ikagufunga. Ikindi cya kabiri, usibye no kuba bagufunga, uba uri gusesagura umutungo w'urugo ku bantu bubatse. Ikindi cya kabiri nshaka kubabwira abantu munkurikirana, ushobora kunywa gakeya ejo ukazongera ukanywa, igihe rega umutima utari wakubwira yuko iyo nzoga ugomba kuyireka, ugomba kuyinywa. Ariko wibuke yuko bibaye byiza ni ukuri wayireka. Simvuze ngo uyireke, we n'umutima wawe igihe kimwe ubizumva yuko biguhatirije kuyireka, uzayireka. Kandi wibuke yuko negeze gusoma ijambo riri mu migani rivuga ngo vino n'umukobanye, kandi ushukwa nayo ntagira ubwenge. Nshuti y'Imana rero, nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire aka kantu rwose. Muri iyi minsi mikuru ari gahunda yegeze kuza yavuga ngo munyweresi, kuko njye ntabwo ndimo. Munyweresi, munywe gakeya, kandi igihe nikigera umwami azabashoboze rwose muzanayireke, ntabwo gake mukareke. Si ngombwa, erega abantu ntabwo inzoga arizo ziduha ibyishimo gusa. Iyo unyweye amata ugira ibyishimo, wanywa fanta ukagira ibyishimo, ndetse wanywa n'icyayi ukagira ibyishimo. Sinje kugukura ku nzoga, ariko igihe nikigera ni ukuri kwa Mungu niwumva yuko bikwiriye ko wazireka, uzazireke. Hanyuma rero ndagushimiye unkurikira, ndetse nawe wandika comment, ndabashimiye. Hanyuma ikindi kintu nshaka kubabwira cya nyuma, nshaka kubisabira, mwabonye video nashizeho, ngiye kujya mbazanira abakinnyi ba filime bakinnye zamani cyangwa mbere, kugira ngo dukomeze kugira gute kuryoherwa. Imana y'amahoro ibaha umugisha, muzagira umwaka mushya muhire, kandi Imana yanyu izabahire muri byose. Ikintu cyose muzerekezaho amaboko yanyu, Imana izakibahere mu umugisha. Murakoze, ciao.